no icyambere iyo wabaswe n'inzoga no mu rugo abana nta cyubahiro baguha nta jambo wavuga mu bantu ngo bakemere niyo waba ufite ikibazo kiremereye ukajya kugitura umuntu arakubwira ati se ndayamuha n'ubundi nayo kujya kunywera inzoga. Ntabwo nari nzi kugura ikayi y'umunyeshuri, sinari nzi kugura umunyu, sinari nzi no gura ijerekani y'amazi ya 20. Ubwo urumva n'umukecuru nasangaga utwo yihahiye ahubwo yatunyima ugasanga arizo za nduru. Nari maze kurengera neza umuntu wajyaga n'ahantu nkabeshya ntinahuye n'ikibazo hejuru y'ubusinzi kugira ngo nzabone ya mafaranga yo gukora iki yo kujya gusindira. Nari maze gushwana n'umugore, tumaze gushwana umugore aravuga ati ngewe ingeso zawe zirananiye, ubusinzi bwawe burananiye, urugo wararumpariye, wahisemo inzoga, genda inzoga zikubere umugore. Nkubitanye gutyo ndareba nk'umuntu w'umugabo, subiza ubwenge ku gihe ndibaze se igihe nanywereye inzoga nungutse iki, ziri kugeza kuki? Maze guhuza bya bibazo byose n'inyungu nakuye mu nzoga, sanga ahubwo inyungu irimo ariyo kwisenyera. Sinagiraga icyizere mu baturanyi, haba mu muhanda haba hehe, ariko aho nkubwirira uyu munsi iyo habuze ikibazo mu mudugudu bantoreye kuba mukuru w'isibo, ikibazo cyose bangisha inama, ikivuse cyose nkaza nkagikemura. Ubu nabaye umuntu w'inyangamugayo, nabaye umugabo muzima. Urabona n'uyu mubiri ubu ngubu napimaga ibiro 45, ubu nzima ibiro 78. Burya kubatwa n'ibiyobyabwenge ni ikintu kibi cyane, kandi ibingibi mvuga mu ngo nyinshi birimo, nubwo batabigaragaza, ariko umuntu uteze amatwi iki kiganiro rwose guhinduka ni ku masegonda. Niwo wifatira umwanzuro nk'umugabo, ntawe uzakubakira, ntawe uzatunga urugo rwawe. Alright, twongeye kuguha ikaze wowe ukunda ndetse unakurikirana ibiganiro ndetse n'ibikorwa bya Fiz TV buri munsi. Tuguha ikaze ndetse tunababwira kuri n'umuntu ukomeye cyane. Uyu munsi uri kubona ko twagarukanye na Fiz, n'ubundi reka banze atangira n'abasuhuza. Ndabasuhuje cyane abakunzi bacu, bibutsa ko hano tuganira ku buzima, tuganira ibintu biriho tubona buri munsi, ariko tukabisubiramo, tukamenya ibyiza, tukamenya ibibi, tukamenya iby'ingenzi, tukamenya ibitari ingenzi, tukabaho kandi tukabaho neza. Rero aho udukurikiye ariko utarakora subscribe, yikore kugira ngo ujye ubasha gukurikira ibindi biganiro tuzajya tukugezaho. Nawe wayikoze gerageza ukore share n'abandi babone ubutumwa bwiza, babone ko bahinduka. Nta wamenya, wasanga mu bantu bawe hari uw'iki kiganiro cyafasha, kandi buriya umuntu wawe yahindutse nawe ubuhindutse. Kuko sinzi niba wari wagira nk'inshuti wenda ikennye igahora igutesha umutwe, ntiza 2 ntiza 3, ariko nawe yahindutse agakorera ye, ntago aba kikubereye umutwara, ahubwo wowe ushobora kuyamutira. Rero tujye tumenya kuba bingira akamaro, ukora iyo share. Niba ibintu bikunze tumotive, niba kandi utanabikunze dufashe. Ndumva twakomeza. Uyu munsi rero hari ingingo ngira ngo zigera kuri 5, ariko zibumbiye mu kintu kimwe wise ngo ingaruka zo kubatwa n'ibiyobyabwenge. Ese kubera iki uyu munsi wenda tujye kuganira ku ngaruka zo kubatwa n'ibiyobyabwenge? Ibiyobyabwenge byo ni ikibazo ku buzima bw'abantu, ni ikibazo ku gihugu,
ni ikibazo ku muryango, ni ikibazo ku rubyaro rw'ababikoresha, ni ikibazo ku babikoresha. Muri rusange ibiyobyabwenge ni ikibazo, kandi ikibazo iyo gihari gishakirwa igisubizo, ntabwo gishyira hariya ngo ukirebe gusa nk'aho ari televiziyo uri kureba. Rero ni ukugira ngo tuganire, tubanze dusobanukirwe ngo ibiyobyabwenge ingaruka zabyo ni izihe. Wa wundi wenda nawe ufite izindi abiziho, ntabwo bikuyeho ko arizo, ariko icyo dukora ni ugufasha kandi tugafashwa. Rero mu kiganiro mwabonye ko twabazaniye n'umutangabuhamya, umupapa mukuru ubu ngubu urimo ushima Imana, ariko nawe wiyemerera ko hari igihe cyageze akabatwa n'inzoga zikamugiraho ingaruka. Rero si we wenyine, hari n'abandi, hari abandi babikoresha ariko bibaza ngo ese ibi bintu nabireka nte, ese bimfiteho izihe ngaruka. Buriya ikintu iyo wabonye ko ari kibi, byanze bikunze ugira uko ugitwara bitandukanye n'uko wagitwara uvuga ko ari cyiza. ngira ngo twita mu kanya tuza dutangira n'ingingo, zino ngingo ukoresha hano, ariko mbere yabyo tugiye kubanza turebe ikiganiro twagiranye n'umutumirwa wacu witwa Twaha, nawe uvuga ko yari yarakoronijwe cyangwa se hari igihe cyageze agacupa kakamubana kenshi, ariko akatubwira genda tunyuriramo uburyo byagiye bimugendekera kugeza ubwo yigobotoye iyo ngoyi akaza guhinduka akaba umugabo mwiza. Ubu ngubu akaba akunda no gusenga, ndetse bakaba baramushyize no mu buyobozi. Ubu ngubu akaba ari umuyobozi w'isibo. Nitumara kureba icyo kiganiro turahita tugaruka dutangira n'ingingo zacu z'uyu munsi. Muri studio yacu uyu munsi murabona ko noneho ntabwo Fizi uyu munsi twamuzanye ari wenyine. Uyu munsi dufite n'umutumirwa, tugiye kuba twagirana ibihe byiza ndetse tugenda tumwumva n'ibintu byinshi wenda utaruzi, uri bugende ununguka, ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Reka rero tudatinze bundi tubanze tubakire, tunamenye ngo uyu munsi wenda Fizi turamuzi, ariko anatwakiriye n'umushyitsi wacu ubundi tubabwire uyu munsi ngo tugiye kureba ku kirere. Ikaze. Urakoze cyane. Nongeye gusuhuza abakurikiye Fizi TV, inshuti zacu muri rusange, mbabwira ko tutazahwema kubategurira ibintu byiza by'ingirakamaro kuri mwe no kuri twe. Iruhande rwanjye rero hari umupapa mukuru, ndamwubaha cyane, ni umupapa w'inyangamugayo, ni umupapa ufite abana bakuru wiyubashye. Namuzanye rero ngo uyu munsi atuganirize, agira icyo atubwira nk'umukurambere wacu. Rero nta muntu uvuga umuntu mukuru ahari, ntumva namubaha akabibwira, ubundi tugakomeza ikiganiro tuziranye. Murakoze cyane. Nishimiye cyane kubona muntumiye muri ikiganiro nk'inararibonye, nk'umusaza uzi byinshi. Mu by'ukuri mwicare dutaramane, twungurane ibitekerezo, twumvirize inyigisho ziri muri iki kiganiro. Nkaba nshimiye cyane n'abantu bagiteguye, mu by'ukuri bashatse yuko abantu bose bamenya ibyo tugiye kuganiraho, hanyuma mugakuramo n'inyigisho zibafasha. Murakoze. Wababwira n'amazina? Mu by'ukuri njyewe banyita Dusengimana Twaha, nkaba ndi umuturage wa Ngoma mu murenge wa Kibungo, nkaba ndi umusaza w'imyaka 58, ndubatse, mfite abana 6 n'umukecuru. Murakoze. Hari iryo yibagiwe kubabwira, bamuhimba Tagawa, Tagawa Hiroyuki. Baramuzi cyane muri filime z'abayapani n'iki, baramumwitiriye kubera ibigwi bye, kubera izina nyine. Byanze bikunze burya umuntu yakuze aba afite amateka, aba afite ibyo yasize, kandi aba afite n'ubumenyi, aba afite icyo kuvuga. Ndumva twakomeza.
Yes, ngira ngo mwamaze kubona umutumirwa wacu uyu munsi, rero ngira ngo tujye tunatangira kuri icyo tugiye kuganiraho uyu munsi. Ngira ngo ni umuzingo ufite umutwe ugira ngo ingaruka zo kubatwa n'ibiyobyabwenge. Wenda tukiri kuri aho ngaho dushobora gusaba Fizi nyine akatunyuriramo gakeya, ubundi tukaza tubabwira n'ingingo ya mbere tugiye gutangirana. igihari ni uko ibiyobyabwenge byabaye byinshi mu rubyiruko, mu bantu bakuru. Noneho ikibabaje n'abamama ba mutima w'urugo, ababyeyi bacu, ababyeyi bagakwiye kuba barerera igihugu, nabo byabagezemo. Turazibona inkuru zinyuranye ku mateleviziyo, abagabo bavuga bati abagore twarababuze ntibagitaha, abagore bavuga bati abagabo twarababuze. Mbese byabaye akavuyo ku rwego na leta yageze aho baravuga bati noneho birakabije, bagena amasaha yo gufunga utubari, ariko nabyo birakomeza bibi by'ubusa, baca izo za kanyanga n'ibindi. Rero twasanze natwe twashyira itafari kuri icyo gikorwa, twashyira itafari kuri iyo gahunda, tukababwira ku bubi bw'ibiyobyabwenge. Hari ubwo abandi bavuga, hari ubwo polisi tubwira, hari ubwo andi mateleviziyo avuga, ariko natwe dufite icyo kuvuga kuko turi abantu, turi bazima, dufite ubwenge. Ibiba turabibona, kandi byanze bikunze biragoye ko umuntu yakubaka igihugu ari umwe, biragoye ko umuntu yakubaka ubuzima ari umwe. Urankeneye, ndagukeneye, dukeneye ubuyobozi, dukeneye buri wese. Ndumva rero nateguye ingingo 5 twakwibandaho tureba ububi bw'ibiyobyabwenge. Kwanza ntekereza ko hari n'umuntu rimwe na rimwe ubinywa mu kigare ariko atazi ngo iyi nzira ntangiye izangeza he. Ugasanga umuntu abonye abandi banywa urumogi nawe anyweyeho, umuntu ageze ahantu banywa za mugo, arumva ntago azi ngo amaherezo azaba yahe. Anyuze ahantu banywa inzoga, ntago amenye ngo ndanywa izingana icyo aranyweye amaze iminsi 3. Ibiyobyabwenge buriya birahenda birahenda cyane. Ni uko wenda rimwe na rimwe abantu byabase batajya babona akanya ngo bakore imibare, areba avuga ati ese mu mwaka ibiyobyabwenge mfata byantwaye angahe, yicara areba ayo mafaranga, none harebe nayo yasigaranye. Ntekereza ko iyo mibare yonyine uyikoze ukavuga uti wenda mu kwezi nagize amahirwe yo gukora nkorera miliyoni, ni urugero. Muri miliyoni ayo nasindiye nangahe, ayo naguze urumogi nangahe, ayo naguze mugo nangahe. Ugakora iyo mibare ukicara ukavuga uti nabitakaje mangahe, se nsigaranya angahe, nakoreye angahe. Wakumirwa. Dufata urugero, niba wenda urumogi ntekereza ko rutajya munsi ya 500 wenda. Niba umuntu anyweye 2 ku munsi ni inote y'igihumbi. Inote y'igihumbi hari igihe ushobora kuryoherwa ukagurira n'abandi, ugasangira n'abandi. Ikindi ngira ngo ni gake umuntu yanywa urumogi gusa bikarangira, byanze bikunze arenzaho n'agacupa cyangwa iki. Ubwo urumva niba ushyizeho na za zindi bita ibyuma ugashyiraho iki cya 5 ni urugero, ya mafaranga abaye 2,500. Urumva nufata bya 2,500 waguze bya tabi wanyweye na ya nzoga, nukuba no ku kwezi ni 75,000. Deja niba ukorera 100,000 usaguye 25. Ayo 25 niyo uzategesha ugura amayinite urye ugire gute, numva ubuzima bwawe buba bwarangiye. Ikindi ibiyobyabwenge bica umuntu imbaraga zo gukora, kandi turabizi twese ubukungu buva mu kazi. Handi usanga niba waraye usinze ugataha saa 9 saa 10, ntago uzazinduka saa 12 saa 1 ngo ujye mu kazi. None akajyamo uzirirwa usinzira, nusinzira umukoresha kwirukane, nakwirukana ubukene buza. Rero sinakwihererana ijambo, ndi kumwe n'umutumirwa
ndumva nawe namuha umwanya akagira icyo avuga kuri iyo ngaruka mbi cyane iterwa no kubatwa n'ibiyobyabwenge twise ubukene. Murakoze cyane, mu by'ukuri urakoze cyane, ubuze ikintu gikomeye cyane. Kubatwa n'ibiyobyabwenge bigira ingaruka nyinshi mbi cyane. Ahanini izo ngaruka ziba ku muryango. Izo ngaruka zitera mu muryango ubukene bukabije. Ndabishyira muri context enye. Context enye, iya mbere, abana ntabwo biga. Icya kabiri, inzara iratera, abana ugasanga babuze aho bajya, inzira yabishe, hakaviramo bwabo mayibobu bakajya no kwiba ibintu bya rubanda, ugasanga ni ingaruka ziteye na n'ubwoba. Icya gatatu, no mu rugo bwabo usanga hari umwanda uteye ubwoba. Kwa kubatwa n'ibiyobyabwenge, iyo ukoreye ya mafaranga urihutira ukajya kuyanywera, ba bana bakabura isabuni, na wa mudamu ahanini cyane bwo usanga n'umudamu akajya gusamba byamuyobeye hejuru ya za ngaruka. Arifata nk'ubu ngubu akagenda, yahura n'umugabo uri bumukemurire bya bibazo bye, ari bumuhe cya gihumbi cyo kugaburira ba bana be, ntabwo ashobora kugikatira. Ibyo byose ni ingaruka zo kubatwa n'ibiyobyabwenge. Mu by'ukuri ugasanga yuko igihugu kiri kuhahombera, ba bana bari kuharenganira, ibibazo mu rugo byabaye ibibazo, nta kwiteza imbere. Aho kugira ngo ufate isuka ujye guhingira abana, aho ugafata ya sambu yawe wakayibyaje umusaruro ukayigwatiriza mu kabari, cya gihe uri kunywa za nzoga wabuze amafaranga, ukumvikanira aho ngaho n'umuntu ukavuga uti njyewe mfite isambu, mpereza aho ngaho 5,000 nzakwereka aho uhinga. Ugasanga bwa bukene, umugore abuze aho ahinga hejuru yo kubatwa na bya biyobyabwenge, ntiwite no ku rugo, ugasanga n'abana barandagaye, waba ufitemo noneho na za nkumi zikuze. Ubundi inshingano z'umubyeyi mu rugo ni ukureba, ni ukureberera abo yabyaye. Mu gihe rero utabyubahirije, menya yuko urugo rurakunaniye, ariko arizo za ngaruka umuvandimwe Fizi yavugaga ati, iyo wabaswe n'ibiyobyabwenge nta kintu ushobora kwigezaho. Urugero, ushobora kuba ufite n'ako kazi, ako kazi wakagira hejuru ya kwa kubatwa na bwa businzi bw'inzoga, akazi ntukitabire neza, ugasanga wamukoresha wawe ntacyo muvugana, wa musaruro yagutezeho nturi kuwumuha, kandi wakavuga ati ukwezi nikurangira ngenda kwishyura amafaranga yanjye. Ubundi ntacyo upfana n'umukoresha, ni akazi mupfana, ugatunganya ibyo mwasezeranye ukamukorera, nawe akaguhemba cya gihembo yaguhaye, abagira ngo ujye kugifashisha na n'umuryango. Wamara no kutubona, aho kugira ngo utahe usangamo umubyeyi, umufasha wawe, uyashyire ku meza, mwumvikane ikintu mwayakoresha, murebe n'ikibura n'ikigomba no gukorwa, ahubwo weho ugahitira mu kabari. Wagera mu kabari, kwa kubatwa n'ibiyobyabwenge ntabwo ushobora kwibuka gutaha guhaguruka, reka da. Benshi cyane hari ubwoko bw'abantu, iyo bamaze kubatwa n'ibiyobyabwenge amara gushiramo amacupa nk'abiri, uwo ari we wese akamubona ni mwiza, baguhe, ugasanga hagurutse aho ngaho nta n'ifaranga afite. Nyamara ejo bwacya babandi yahaga nabo ugasanga ntawe umureba, ahubwo ingaruka ikaba ariyo na kakazi akagata, akaza kwirwa yicaye mu kabari avumba. Bityo rero bavandimwe, mu by'ukuri kubatwa n'ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza, ariko wafashe ingamba, burya utarareka kubatwa hari n'ingaruka mbi.
ingaruka nyinshi cyane, amadeni, wagurisha ibintu mu nzu, umugore agiye murima wenyine, arahinze, asaruye ibishyimbo, bya bishyimbo yazanye aho kugira ngo bitunge ba bana be yarabihinze, weho wibereye mu tubari, mu nzoga, ahubwo ugacunga none agiye guhinga, ukanyira inyuma, wabuze icyo unywera, ukaza ugafatana ya myaka yagatunze ba bana, nayo ukayitwara, nta kiza uri buzane, ahubwo ni ukujya gusesagura no kuyanywera, ugasanga urugo ntirutera imbere, ahubwo rukaguma hahandi mu buryo nge ndumva rwose ntago byaba ari byo rwose. Umuntu w'umugabo niba warafashe umugore ukamukura iwabo ukamuzana, uwo waramuzanye kugira ngo mwubake, mungure umuryango, mubarere, mufatanye kubarera, sinabyiza gufata umubyeyi umwe ukamuharira urubyaro nk'aho ari we wababyaye wenyine. Murakoze. Reka mbe subize Fizi nawe ijambo, nawe agira icyo yongeraho. Murakoze. Arakoze cyane muzehe wacu. Ngira ngo mbashimangirire ko ni ukuri ibiyobyabwenge ni bibi. Wenda hari umuntu ushobora kumbonana na muzehe akavuga ati ese kuki muzehe ari we yazanye? Muzehe naramukunze cyane, baca umugani ngo ijoro riba ruba riraye. Ntago wavuga ibintu udafite aho wahuriye nabyo. Muzehe nawe yigeze kugeraho asoma agacupa nk'abandi bose, nawe kamera nk'akamubanye kenshi, birarabura biramuvangira, ariko igihe kiragera afata umwanzuro. Avuga ati ibi bintu biri kunsenyera, ibi bintu biri kungaragaza nabi, ibi bintu biri kunteza ubukene. Afata decision arabireka. Umva ni umuntu w'umugabo nyine unejejwe n'urwego agezeho, ufite icyo amariye umuryango we, ufite aho yavuye, ufite ibyo yanyuzemo abona nk'amateka kandi mabi. Arimo araburira abajene bakiri bato, niba unanyweye ako kantu ukanywe mu rugero, wibuke ko ufite izindi nshingano, wibuke ko ufite umuryango wo kwitaho, wibuke ko nawe ubwawe ugomba kwiyitaho, ukiteza imbere, ugatunganirwa. Ndumva rero bajya ku yindi ngingo. Murakoze cyane. Umuvandimwe akomoje atubwira yuko rwose nanjye ubwanjye ubwo mumbona aha ngaha ni ikiganiro ndi kubaha, ni ibintu byambayeho. Ndi umuntu wanywaga inzoga, ni ubuhamya ndi gutanga, ariko ndashimira Uwiteka yangiriye neza, nta muti nanyweye, ninjye wifatiye icyemezo ku giti cyanjye nk'umugabo, mbona yuko urugo rwanjye ruri mu manegeka. Ninjye muntu wageraga mu kabari mfite ibihumbi 10. Ni ubuhamya mbaha, nta n'uwanshizeho igitutu ngo nimbivuge, kubera yuko baca umugani mu Nyarwanda ngo iyo ucize inkuba urayirata. Nanywaga inzoga, naba nageze mu kabari mfite ibihumbi 10, ngataha mu rugo nta n'igiceri nsigaranye, natungukana no mu rugo. Burya abantu banywa inzoga no kwinshi, hari unywa inzoga akazinywana ubupfura, hari n'uzinywana yangeso, kunywa ukarangiza mu mufuka, hari n'ugera mu kabari akayinywera inyota, akanywa icupa rimwe ryo gushira inyota, uwo ni wo agataha akajya kumva ibibazo biri mu rugo. Nge naturukaga mu irembo nanyweye inzoga, nagera mu marembo y'urugo, kubera yuko nageraga mu rugo ntongana, nshwana, ntukana, abana bambona bagahunga. Ibyo mbabwira, ndi kubabwira ingaruka zo kubatwa n'ibiyobyabwenge n'inzoga. Mu by'ukuri induru zikarara hejuru, abana bakarara hanze,
induru zikavuga, umugore agahunga urugo. Hari n'igihe urugo naruraragamo njyenyine, umugore yahunze yagiye. Mu by'ukuri ndashimira Imana, ndabagira inama, burya gufata umwanzuro nk'umugabo ntabwo bisaba igishoro, ntabwo bisaba no kugisha inama umuntu. wowe ubwawe niweho wifatira umwanzuro nk'umugabo ukavuga uti njyewe ibyo narindimo ntabwo ari byo, ntaho byangejeje, ntaho byangejeje, narazinyweye, nta musaruro nigeze nkura mu nzoga, ariko ndashimira Uwiteka, mu by'ukuri yangiriye neza. Kandi ndabagira inama, bagabo mwubatse, ntago muzatera imbere mu gihe mukibatwa n'ibiyobyabwenge, cyane cyane abantu banywa inzoga. Hari n'abarara mu kabari bakabamo saa 9, ntazi ibyabaye, na no mu rugo ntazi uko abana biriwe, yaba yahembwe n'uwo mushahara, aho kugira ngo abanze atahe mu rugo agahitira mu kabari agacurwa nijoro. Nta mahoro urwo rugo rwagira mu gihe twabaswe n'inzoga tutarasubiyeho. Murakoze. Urakoze cyane. Avuze ikintu gikomeye muzehe, aravuze ati nanjye ibyo bintu byambayeho, nkajya mu kabari nkageza saa 9, sinzi niba abana bariye. Nawe umva icyo kintu, wava mu kazi uri umufundi se cyangwa uri umuhinzi, ukava mu kazi udufaranga baraguhembye ugahitira mu kabari. Akenshi umuntu agenda avuga ngo ngiye kunywa rimwe cyangwa abiri, kuko ryacupa ryamurushije imbaraga, yagerayo gutaha bikanga, ugasanga abana rimwe na rimwe baraye batariye, amafaranga urayanywereye urayamaze. Noneho ikibabaje, n'igihe utahiye za saa 9 ntabwo ubahaye agahenge ngo baryame basinzire. Ugize kuba wabaraje ubusa, ugize no kubutashya ubabyutsa, ubakubita ubatuka, ugira gute, rimwe na rimwe ukabaza n'ibiryo kandi nawe ubizi kutahashye. Rero muzehe tukiri aho, ndagira ngo nkubaze ikibazo cy'amatsiko. Hari abavuzi gakondo birirwa bavuga ngo dutanga umuti wo kureka inzoga, wo kureka itabi, ngo tugira gutya na gutya, ariko nagize amatsiko. Wafashe umwanzuro ukavuga uti inzoga ndaziretse, ese ni ibintu byabayeho umunsi umwe, ese byagusabye iminsi, wabikoze gute? Hari undi muntu ubu ngubu ukurikiye Fizi TV, ariko kureka inzoga byananiye, kugabanya inzoga byananiye, kureka urumogi byananiye, kureka itabi byananiye, kureka akanyanga byananiye, cyangwa se nganywe nke. Wamugira iyihe nama, wowe wabikoze ute? Murakoze cyane. Mu by'ukuri naricaye, maze kwicara nari maze gushwana n'umugore. Tumaze gushwana, umugore aravuga ati njyewe ingeso zawe zirananiye, ubusinzi bwawe burananiye, urugo wararumpariye, wahisemo inzoga, genda inzoga zikubere umugore, pardon, genda inzoga zikubere umugore. Ngeze aho ngaho narahagurutse mva mu nzu, maze kuva mu nzu ndakaraba, nabwa ni rero ubwo ugiye kugenda reka ngewe mva aha ngaha ugende ntanahari. Nafashe urugendo ndikomereza no ku muhanda. Ngeze ku muhanda umutima unyanga mu nda, ndongera ndagaruka. Ariko njya ku muhanda nagarutse ibitekerezo nabihinduye. Biriya babesha ngo umuntu ngo atanga umuti wo kureka inzoga, barakubesha. Hari n'uzireka ukwezi akazisubiraho. Nk'ubu nge maze imyaka 4 ntanywa inzoga. Nge nkinywa inzoga napimaga ibiro 45. 45 byari bike cyane. 45.
naba nagiye mu nzoga mfite nk'ibyo bihumbi nka 5, ibyo byose ni ingaruka. Iyo wumva ingaruka harimo nawe ubwawe kwiyikisha inzara kandi ufite amafaranga, aho kugira ngo ugure igitoke bakikokereze ukirye, ahubwo ukiyahuza za nzoga utanariye. Uko ugenda ubikora uko nguko ni kwa kundi ugenda usanga wari ufite nk'ibiro nka 50 uraye utariye. Burya inzoga nta vitamini zibamo, ahubwo zirumva zishobora kugutera n'uburwayi, kuko niba igifu nta kintu kirimo ahubwo ukamenamo inzoga, hari nk'izi z'amarikeri ziba zinakomeye, tekereza ko zishobora kugutera uburwayi, zikagutera umwijima n'izindi nyama zo mu nda, impyiko. wijya kurengera cyabikubwira. Inzoga noneho rimwe nza gukora ikintu no kurwara, ngiye kwa muganga bamfashemo umuvuduko. Muganga ntiyambwiye ngo uzave ku nzoga, narazinywaga na yanzara n'iki, nkazinduka mu gitondo amaso yatumye. Hanyuma ngewe naricaye nk'umugabo ndibaza ntese ubu inzoga zigiye kunsenyera koko? Ntese abatanywa inzoga bo ko ntacyo baba? Mu by'ukuri nafashe umwanzuro nk'umuntu w'umugabo, negera umugore wanjye turicara, musaba imbabazi. Nari maze kurengera neza neza neza. Ndi umuntu wajyaga n'ahantu nkabeshya, ntinahuye n'ikibazo hejuru y'ubusinzi kugira ngo nzabone ya mafaranga yo gukora iki, yo kujya gusindira. Nkubitanye gutyo ndareba nk'umuntu w'umugabo, subiza ubwenge ku gihe, ndibaze se igihe nanywereye inzoga nungutse iki, ziri kugeza kuki? Nkora evaluation, maze kuyungurura ku assassinatinga, maze guhuza bya bibazo byose n'inyungu nakuye mu nzoga, sanga ahubwo inyungu irimo ariyo kwisenyera na bwa burwayi. Icyambere, iyo wabaswe n'inzoga no mu rugo, abana nta cyubahiro baguha, nta jambo wavuga mu bantu ngo bakemere. Niyo waba ufite ikibazo kiremereye ukajya kugitura umuntu, arakubwira ati se ndayamuha n'ubundi nayo kujya kunywera inzoga, arabeshya, yabuze amafaranga nayo kujya kunywera inzoga. Muzehe avuze ikintu gikomeye cyane kinkora ahantu. Uzi kuba wagira ikibazo, ni urugero umwana arakurwaranye, cyangwa se wenda hari ahantu wakoze urabakopa ntago barakwishyura, ariko wareba umugabo mugenzi wawe wamutura shida ukamubwira uti mpa 5,000, ejo hari ahantu nakoze nibanyishyura nzakwishyura abana bataburara, agahita kubonamo ko n'ubundi uri buyasindire ntacyo uri buyamaze. Urumva ibiyobyabwenge bitera igisuzuguriro, ibiyobyabwenge bitesha umuntu icyizere, ntago wizerwa. Baravuga bati n'ubundi aragenda asinde ejo ntago azishyura, buriya n'inyota imumereye nabi, n'ubundi n'umunebwe ntago akora, nicyo kibiteye. Ariko tugana ku musozo wenda kugira ngo tureke muzehe ajye mu yindi mirimo, hari ahantu nigeze kumubaza urugendo rwe rwo kureka ibyo bintu, aratangira ariko hageze aho nabyita nko gufashwa, haziramo n'izindi ngaruka zagize, ariko ndagira ngo dukomereze hahandi. Muzehe witekerejeho, uravuga uti umugore agiye kuncika, ninjye wizize, uraza uramwicaza umusaba imbabazi. Tugeze aho ntago nyuma ya inyota yagarutse wenda ngo wongere ucikwe unyweho, byarangiriye aho gusa, cyangwa nyuma yaho wenda hari ibindi bigeragezo wagiye ugirira muri urwo rugendo rwawe rwo kureka ubusinzi, rwo kureka inzoga? Mu by'ukuri tukiri aho ndagira ngo tubwire urwo rugendo
hagati y'igihe uherukira kuva ufashe umwanzuro ukavuga uti ngewe ubusinzi bukabije ndaburetse, ukicaza umugore wawe ukabimubwira, nawe ubwawe ukicira urubanza ukavuga uti ndi mubi, narihemukiye, ndashaka kwisenyera, byagenze bite nyuma yaho? mu by'ukuri nk'uko natangiye njye mbibabwira, nafashe umwanzuro nk'umuntu w'umugabo, ndatekereza, ndeba inyungu nakuye mu nzoga, ndabara nsanga ntazo, ahubwo byari ibihombo gusa. Nafashe icyemezo nk'umugabo, ndavuga nti njye y'inzoga ndaziretse. Inzoga ni uko nguko naziretse, cyane cyane ikintu nashyize imbere ni ugusenga. Iyo usenga burya, iyo ugiye imbere y'Imana ukayitakambira, ukayivuga uti Imana mfasha mu bibazo byanjye, nahuye n'ibibazo ibi n'ibi, mvuye ku nzoga Mana, njye ntacyo njye nishobozesha, ni wowe unsobozesha, mfasha. Imana ihita ikora iki? Igufasha. Narese inzoga mpita mfatiraho. Ntabwo nasengaga pe, ntabwo nasengaga, ariko njyewe nafatiyeho ndavuga nti ubwo ndetse inzoga, reka njye mu masengesho nayo azamfasha. Kandi koko niko byagenze. Narese inzoga, subira mu gusenga, nibona muri sosiyete noneho nziza iruta yayindi nagendanaga nayo, ahubwo nabaye umwanzi na babandi twasangiraga nabo, kubera ko babishimiraga yuko ifaranga njyewe nakoreye nararibashiraga tukarisangira. Babonye maze kuva ku nzoga, basigaye bavuga baturiye arabeshya, ni ukujijisha, sejo bundi bataragiye azagaruka, sejo bundi akongera ku nzoga. Ukwezi kwa mbere kuba kurarangiye, bati wa muntu koko ibyo, ati wa muntu wabuze nibyo, batoya ati nubwo ati tuzabyemera amazi amezi 6. Nanjye sa amasengesho, nkomeza amasengesho, saba Uwiteka, ngasenga, bajya ko nabona hikubisemo umwaka. Bati koko bya bintu wa muntu birashoboka. Sinagiraga icyizere mu baturanyi, haba mu muhanda, haba hehe, ariko aho nkubwirira uyu munsi, iyo habuze ikibazo mu mudugudu, bantoreye kuba mukuru w'isibo, ikibazo cyose bangisha inama, ikivuse cyose nkaza nkagikemura. Ubu nabaye umuntu w'inyangamugayo, nabaye umugabo muzima. Urabona n'uyu mubiri, ubu ngubu napimaga ibiro 45, ubu nzima ibiro 78. Mu by'ukuri inzoga zirica. Ibyo ikintu cyitwa ngo ni cyobyabwenge cyose nta kiza cyaco, kirica. Rubyiruko b'iki gihe, bagabo tungana, abasore rwose, ndabasaba yuko ibiyobyabwenge iyo byamaze kubona n'imbata, kugira ngo uzabikuremo uretse Nyagasani na n'Uwiteka. Kunywa inzoga ntiwazikura ku muntu, ariko tujye tunywera inyota ntitukanywera ingeso. Murakoze. Arakoze cyane. Njyewe ubwo wenda namwe mufite ibyo mwakuyemo, ariko nge hari ibintu nka 3 numvishe by'ingenzi byamufashije mu rugendo rwe rwo kuva mu bubata bw'inzoga akaba umuntu w'umugabo. Ikintu numvishemo cya mbere, we ni ukwigenzura, akikorera evaluation nk'uko yabivuze, agasanga koko yaratanye. Iyo niyo ntambwe ya mbere navuga, nicyo kintu nakuyemo cya mbere, ni ukwicira urubanza wakumva ko hari ahadatunganye. Ikindi kintu numvishemo cyamufashije ni gusenga, agasaba Imana ubufasha, akabwira Imana, agatabaza, akavuga ati Mana abana nanjye umfashe muri uru rugendo ntangiye, undinde kwisenyera, undinde kwiteza ubukene, undinde kwandagara, undinde gusuzugurwa, undinde kugawa, undinde gutererwa icyizere.
Imana rero iyo uyisabye iraguha. Ikindi kintu numvishe cyamufashije ni ukugira abantu asiga, ba bandi basangiraga ibyo bintu, ba bandi bakoranaga ayo mafuti, ba bandi bararanaga mu kabari, abo bantu akabareka, ariko akagira n'abandi asanga. Abandi yasanze ni abo bantu basenganaga bazima, bajya kuganira bakanywa agacyayi, bakanywa amazi, bakarya umuceri. Ubuzima buva mu byo urya. Niba unywa inzoga gusa, ahubwo naho yari afite ibiro byinshi, none se niba urya utanywa nyine ibiro byava he? Byanze bikunze urananuka, ibintu bigapfa. So urumva hari abantu runaka yasize, ariko agira n'abo asanga bazima. We yanahageze aravuga ati abo bantu baranarakaye, bancira urubanza, baranyanga, bantega iminsi, baravuga bati ukwezi kumwe arabagarutse, bati bimeze gutya, ariko hamwe n'Imana yanjye ibintu bigenda neza, mbona umwaka wa mbere urashize, uwa kabiri, mpaka hahandi nanjye mpamya ko ibyo bintu nabiretse. Ikindi kintu numvishemo kindi cyamufashije ni ukuba mu muryango. Ntekereza ko yaza kuva kuri izo nzoga, ariko akakomeza akaba wenyine, nta mufasha, nta bana, byanze bikunze hari aho yari bugera akagira intege nke, ariko iyo ufite abantu muganira mu rugo byose birashoboka. Ikindi ni ubushake niyo nyota yo guhinduka. Nibyo njye mbonye byamufashije. Ubwo namwe mwakurikiye wenda hari ibindi mwakuyemo, ndumva twamushimira ku nama nziza duhaye. Ntago biba byoroshye ko umuntu agira abandi inama, ariko niwe wabivuze neza ngo ukiza inkuba, harya wabivuze gute? Ukiza inkuba arayirata. Bwana Fizi rero, ntabwo nari nzi kugura ikayi y'umunyeshuri, sinari nzi kugura umunyu, sinari nzi no gura ijerekani y'amazi ya 20. Ubwo urumva n'umukecuru nasangaga utwo yihahiye, ahubwo yatunyima ugasanga arizo za nduru. Burya kubatwa n'ibiyobyabwenge ni ikintu kibi cyane, kandi ibi ngibi mvuga mu ngo nyinshi birimo, nubwo batabigaragaza, ariko umuntu uteze amatwi iki kiganiro rwose, guhinduka ni ku masegonda. Niwo wifatira umwanzuro nk'umugabo, ntawe uzakubakira, ntawe uzatunga urugo rwawe. Ikiganiro kigamije ngo twubake urugo ruzima n'ejo hazaza h'abana bacu. Ndumva aricyo kiganiro rwose, kandi biranashoboka. Muzanabigenzure namwe rwose, murebe ubu buhamya ntanze, wasanga uri kucumva ni wawe niko bimeze, usibye ko we ntabwo watinyuka ngo uzabishyire hanze. Ndabizi burya ukuri ni kwiza, ukuri gushyira hanze kugaragare, kukuryeweho. Niba nawe ari kumeze, kugutoneke wikosore, ni kugutoneka ahubwo ngo ukomereze muri bya bindi. Umunyarwanda uhinduka, umubyeyi uhinduka, abana bakubone, bakwishimire, ujye inama n'umugore wawe n'abana bawe, bakwisanzureho, icyo bashaka cyose bakigusabe nka se, batakubona nk'inyamaswa uturutse hariya ku irembo uri gutembagara, ugasanga abana bari kuguhunga, batubwaje noneho ntabwo turi buryame, kandi ari we wanababyaye. Ibyo bintu rwose biteye isoni. Murakoze. Harakoze cyane muzehe. Hari ijambo nkunze cyane, aravuze ati hinduka, wowe bitonetse hinduka. Rero yakoze cyane, n'ubutaha tuzamwifashisha mu bindi biganiro. Ni inyangamugayo cyane, ngira ngo no mu kiganiro tugiranye hano namwe mwahamya ko yahindutse, kuko byonyine gutinyuka ukaza ukagira icyo ubwira abantu kandi kizima cyubaka sosiyete ni iby'agaciro. Arakoze cyane muzehe, Imana imuhe umugisha kandi izamuhembera iki gikorwa cyiza akoreye abanyarwanda, akoreye sosiyete, akoreye abagabo bagenzi be bakiri mu buzima nk'ubwo yari abayemo. Iki kiganiro ahaye n'undi wese wateganyaga kubijyamo, rwose gezaho hinduka. Murakoze cyane.